Noheri nziza, Noheri nziza, Noheri nziza, Noheri nziza, Noheri nziza ku bakunda Imana mwese, Noheri nziza. Halo, muraho neza, ndabasuhuje inshuti bakunzi banjye kandi bakunzi ba Women in God's Ministry. Umwami Yesu nashimwe kandi Yesu nahimbazwe. Ndabashimiye cyane kandi mbere yuko mvuga ibintu byinshi, turi mu bihe byo kwizihiza Noheri. Nanjye ntangiye mbifuriza kuzagira Noheri nziza. Abantu mukunda Imana mwese muzagire Noheri nziza hamwe n'imiryango yanyu, izababere iy'umugisha. Ndabashimiye cyane, thank you so much to my subscribers, abantu mwese mwakoze subscribe kuri iyi channel. Ndabashimiye, Imana ibahe umugisha, mwarakoze kunshyigikira. Imana ikomeze kubaha umugisha namwe ndetse no kubashyigikira mu byo muri gukora. Uyu munsi rero tugiye kwiga ijambo ry'Imana, cyangwa se tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Turi burisange muri Luka igice cya mbere, ni umurongo wa 26, tuze gusoreza ku murongo wa 56. Turaza gusimbuka kandi turebe no ku gice cya kabiri, umurongo wa mbere kugeza ku wa 7. Reka dusome, ni amagambo maremare ariko ndabinginze ntimurambirwe. Umutwe w'amagambo uratubwiye ngo Gaburiyeli abwira Mariya yuko azabyara Yesu. Mu kwezi kwa 6, marayika Gaburiyeli atumwa n'Imana mu mudugudu w'i Galilaya witwa i Nazareti, ku mwari wari warasabwe n'umugabo witwaga Yozefu wo mu nzu ya Dawidi. Izina ry'uwo mwari ni Mariya. Amusanga aho yari ari, aramubwira ati, ni amahoro, uhiriwe, Umwami Imana iri kumwe nawe. Ariko we ahagarika umutima cyane w'iryo jambo, atekereza iyo ndamutso icyo ari cyo. Marayika aramubwira ati, witinya Mariya, kuko uhiriwe ku Mana, kandi dore uzasama inda, uzabyara umuhungu, uzamwite Yesu. Azaba umukuru, azitwa umwana w'Isumba byose, kandi Umwami Imana izamuha intebe y'ubwami ya sekuruza Dawidi. Azima mu nzu ya Yakobo iteka ryose, ubwami bwe ntibuzashira. Mariya abaza marayika ati, ibyo bizabaho bite ko ntararyamana n'umugabo? Marayika aramusubiza ati, Umwuka wera azakuzaho, n'imbaraga z'Isumba byose zizagukingiriza. Nicyo gituma uwera uzavuka azitwa umwana w'Imana. Kandi dore mwene wanyu Elizabeti nawe afite inda y'umuhungu yo mu zabukuru, uwitwaga ingumba. None uku ni ukwezi kwe kwa 6, kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Mariya aramubwira ati, dore ndi umuja w'Umwami Imana, bimbere uko uvuze. Nuko marayika amusigaho aragenda. Amen, haleluya. Inshuti bakunzi banjye kandi bakunzi ba Women in God's Ministry, amwumvisha amagambo meza y'uburyo marayika yasanze Mariya akamubwira ibizaba bitari byabo. Aya magambo aranshimisha, aya magambo aranezeza. Ni bimwe mu bintu byongera kutwibutsa ko Imana ifite ukuntu ikorana n'abantu bayo, ikababwira ibintu bitaraba, ikababwira ati hazabaho ibi ngibi igihe kitaragera. Rero reka twihute twongere dusimbuke dusome ku murongo wa 39. Haravuze ngo Mariya ajya gusura Elizabeti ashima Imana. Muri iyo minsi Mariya arahaguruka agenda yihuta ajya mu gihugu cy'urukiga mu mudugudu w'i Yudaya. Yinjira mu nzu ya Zakariya aramukanya na Elizabeti, maze Elizabeti yumvise indamutso ya Mariya, umwana asimbagurikira mu nda ye. Elizabeti yuzuzwa Umwuka wera, avuga ijwi rirenga ati, mu bagore urahirwa, n'imbuto yo mu nda yawe irahirwa. Mbese ibi nabikesha iki ko nyina w'umwami wanjye angendereye? Ijwi ry'indamutso yawe ryinjiye mu matwi yanjye. Umwana asimbagurutswa mu nda yanjye no kwishima, kandi hahirwa uwizeye yuko ibyo yabwiwe n'Umwami Imana bizasohora. Mariya aravuga ati, umutima wanjye uhimbaza Umwami Imana, n'ubugingo bwanjye bwishimiye Imana umukiza wanjye, kuko yabonye ubukene bw'umuja wayo. Kandi uhereye